ko mumenye ku izina rya Bamenya bitewe na filme ya Bamenya akina muri rusange. Reka mbanze numve ko ari kunyumva neza. Bamenya wari kutwumva neza? Ndabumva neza cyane. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam, amakuru yawe papa? Makuru meza cyane. Umeze neza? Cyane. Okay, neza cyane. Navuga ko uri umwe mu bantu uyu munsi abanyehuye benshi bari bafite amatsiko bavuga bati koko nibyo bamenye muraza kwa muganira. So nagira ngo bano bantu kwanza ugire nk'ikintu wenda ubabwiye cyangwa se nk'indambutso kwanza kubanyehuye dutangiye tuganire muri rusange. Ndasuhuza abanyehuye bose muri rusange, ndasuhuza abafana ba sinema, ndasuhuza abanyeshuri biga aho ngaho muri kaminuza ukurwa zose, ndasuhuza n'abanyamujyi baho ngaho. Huye njya umwe mu mijyi yungana umujyi wa Kigali gukurikira umujyi wa Kigali kabisa. No mujyi ngo w'abantu bavukana 3 yisumbuye, nawe niko byubyemera? Njya mbyemera ko naho kaminuza y'Igicumbi gikuno cyabanje. Asante sana. Neza cyane. Anyway, hanyuma reka kwanza duhere kuri izina rya Bamenya. Ni izina rifite aho rihuriye na seri ukinamo ya Bamenya muri rusange. Nagira ngo duhere kuri fondation y'iri zina Bamenya yaje gute, iri zina ryaje gute, hanyuma noneho unatubwire naho bihuriye muri rusange n'iriya seri ya Bamenya isibanga nirihe muri rusange y'aya mazina cyangwa se y'iri zina. Bamenya ni izina nahisemo kugira ngo ngire ibyo nahindura muri sosiyete. Okay. Kuko muri sosiyete akenshi umuntu yakunda kuvuga ibintu Bamenya. Muri make naje ndi Bamenya umwe bazigira. Okay. Kuko abandi bazaza bavuga bavuga ngo bigize nka Bamenya, ariko nibyo bari Bamenya. Bamenya rero izapasi muri Bamenya ni intumwa, abantu babahanuzi bahanuraga ibintu bizaba. Okay. Oro mu rwego rwo ngo mbe biga cyane ntagira message ni cyane, niho navanye izina Bamenya nk'umuntu uzi utuntu twinshi cyane ugomba kuduhira abantu kandi duhindura neza pana guhindura nabi. Okay. Muri rurimi rw'igiswahili Bamenya ngo bajye bavuga ngo ni najua. Najua. Okay. Byiza cyane. Anyway, hanyuma benshi bakumenye cyane muri bino bihe nta myaka myinshi irashira, nta n'ibiri ndakeka irashira abantu bakumenye. Umuntu yibaza bitewe n'ukuntu bagukunze, ukuntu actinga, ukuntu ukora action zawe muri movie abantu bakaryoherwa muri rusange. Mu by'ukuri ibintu byo gukina filme, actinga wabitangiye gute, wabitangiye ryari muri rusange? Bitangiye ndimo ndiga primaire. Okay. Ko primaire ntabwo nakinye filme ya mbere bita Zirazishya. Okay. Niga mu wa 5 primaire, umwe muri sinema zabanje murazizi. Bakanyombya bakanuma nyine film gitangira cyane. Nagaragayemo abantu benshi ntabwo bazi ko nagaragayemo ndi muto cyane. Okay. Nyuma rero naje kujya mu kigo cyacuzaga filme. Ndi mu bantu banagishinze bitaga African Movie Market. Cyacuzaga filme z'udusobanuro ndetse na filme nyarwanda. Yari ndi sales and marketing w'ikigo. Nkabona plans yo kumenya the new content zigomba kuza muri field nyine turimo turakoreramo. Ubwo rero aho hose niho byatumye zamuka, ariko the background yahereye mu mwaka w'2009. Okay, byiza cyane kabisa. Hanyuma uyu munsi ukaba uri Bamenya koko nkuko izina ryarangiye ribaye umuntu. Harya ubu ngubu Bamenya tugeze kuri season ya kangahera? Ya 5. Episode ya 9. Okay, neza cyane. Navuga ko aho ya 6, sorry. Ya 6 ra? Neza cyane. Hanyuma navuga ko aho abanyarwanda benshi twamenyeye cyane YouTube, gukora ibintu tukabishyira kuri YouTube. Navuga ko ni kimwe nanone mu byatumye iyi sinema nyarwanda izamuka muri rusange, ugereranyije wenda na mbere. Iki kintu kuri wowe urakivugaho iki, kubona bisa nkaho movement ya filime nyarwanda rukuntu turi kubona iri kuvibura cyane? Mu by'ukuri kuri wowe ngiye mbibona ko wenda bishobora kuba biterwa n'izi platform tugenda dupostingaho wenda ibikorwa byacu. Kuri wowe uri kubona hanini biterwa n'iki kuba ifite speed ingana gutya?
biterwa n'abantu benshi kuko haje icyiciro cya smartphone bitewe na generasiyo turimo, akazana interineti zitandukanye ku biciro bigiye biciriritse kandi umuntu akaba yakisesinga ikintu kiri digital. ubwo urumva rero ibyo byatumye abantu benshi batunga smartphone, noneho tubona imbuga tubashyiraho aho umuntu azagenda na filime kuri telefone ye. ubwo rero gushyira kuri YouTube no kuri YouTube nayo ni urubuga rukorerwa kuri interineti, aho umuntu agenda na interineti mu ntoki ze. abantu benshi bafite telefone nta kindi kintu bayimaze, ariko ushobora no kuyenjoyingiraho amafilime n'imiziki. ubwo rero muri urwo rubuga rwatumye dushyiraho turi benshi bafilime, ndetse birushaho n'abantu badafite umwanya wo kujya kuzigura mu buti cyangwa kandi mashopu bazireba banyuze muri telefone yabo. kabisa anyway, nigeze kuba ndeba mu zimwe muri page zawe za Instagram, nza guhura namwe mu mavideo ya Kanumba the Great nyakwigendera guturuka muri Tanzania, yari umu actor w'amafilme twakunze cyane muri Afurika muri rusange. byese binyereka ko hari ukuntu wamukundaga. Mu by'ukuri Kanumba ni cye kintu ushobora kuba wenda waramukuyeho, cyangwa se ni cye kintu runaka wigiye kuri Kanumba muri rusange kiri kugufasha n'uyu munsi? Kanumba ya brandinze izina, abrandinga na filime zo mu gihugu cye. yari umuntu ukomeye cyane, ndetse mwana bibonye yuko yakoraga muri company bita Steps y'Abahinde. ndetse iyo Steps yari hejuru ko Abahinde bafite company zicuruza mirasire n'amamoteri ndetse bafite n'amahoteli, ariko iyo Steps ya filime niyo yari hejuru y'ibyo bintu byose. Kanumba rero nyakwigendera amaze kwitaba Imana, iyo industry ya filime muri Tanzania yameze nk'igihe down, down kabisa. ubwo rero bimenyereka ko uwo muntu yari bigger than ibyo bimaginaga, kuko filime yabaga arimo agomba kurebwa mu bihugu byose. ndetse ndibuka Kanumba yarapfuye ko nina twakoresheje ikiriyo, twakoze ikiriyo, twumva ko twaramukundaga. Cyo n'igihe kuri Kanumba rero ni uko umusitari w'impinduramatwara. neza cyane. Hanyuma ugendeye kuri ibyo utubwiye, kuri wowe wumva umunsi wenda Imana yakwisubije, kwa ko buri muntu wese agira umunsi we muri rusange, wumva nashaka kubinyifuriza oya bitari kano kanya, kuko turacyagukeneye cyane, dufite akazi kenshi cyane kandi gakomeye, wenda mu gihe tutazi ikizwi n'Imana. Wumva ko icyo gihe wenda abanyarwanda bazasigarana iki cyane cyane kuri Bamenya? Wumva ari cye kintu uri guharanira kuzasigaza mu mitwe y'abanyarwanda? Nzabasigazamo ko nigeze kugira byinshi mpindura, nigeze kubatera ibyishimo, kandi ndabizi neza filime zanjye zizarebwa cyane nitabye Imana, ndabizi neza kabisa. n'abatari bazizi nibwo bazazira ko nzamaze kugira icyo mpindura. ibyishimo nateye abanyarwanda bizahora bibarimo igihe cyose kabisa. Yemen, Imana ibigufashemo uzabigireho koko. Amina. Ntibingezeho kano kanya ibyo tumaze kuganira. Ibiretse rwose, ibiretse rwose kabisa. Anyway, hanyuma tugaruke gato kuri filme ya Bamenya. Ni zimwe navuga ko ashobora gukora top 3 filme eshatu zikunzwe cyane, ziri kurebwa cyane, Bamenya ntago yaburamo. Hanyuma hagenda usibye no kuvuga ngo ntago yaburamo, uze kumbwira indi filme irebwa kuruta Bamenya. wasanga ari nayo ya mbere da. nayi niroze yarebwa cyane kuruta Bamenya, ari yuzuze oya nta niyo nzi. ubwo nagize ko wenda izindi ndashobora nanjye kuba ntazi buriya sinzi. oya YouTube irebwa cyane mu gihugu batukuzana Bamenya kabisa. Anyway, ubona impamvu ishingirwa ko bari iyo film iri kurebwa cyane, impamvu kuri bo ubona ari ye? Ni uko ufite aba actor beza n'aba actress beza, cyangwa se nuko ufite nanone topic nziza wenda mugenda mugarukaho muri rusange? Ubona we ibanga ari irihe muri rusange? Ufite ibintu bibiri gusa. Ufite story nziza n'abakinnyi beza. Story nziza n'abakinnyi beza. Urakoze cyane. Tukiri kuri icyo kintu noneho cy'abakinnyi beza, hari bamwe mu bakinnyi wari ufite bagiye bava muri Bamenya bakajya mu zindi. Kira kintu kuba bava hamwe bakajya ahandi, mu by'ukuri wowe ugabanukaho bingana iki wenda mu gutegura umukino wa, cyangwa se bikugora bingana iki kugira ngo mukomeze nyine
abagiye cya kintu cyabo nyine mu kwa Kiswahili wanasemaga yani kuziba pengo, sinzi ko ngo byumva neza. Yani kugira icyo cyuho cy'abavuyemo mu by'ukuri wowe bigufata imbaraga zingana gute? nta uravamo muri bo ngo bose ko twazanye intimo turacyari kumwe ahubwo twagiye tubatiza. Okay. Ni nka kano kanya nk'uko wajya kumva umusore ejo bundi nawe mwashimye yatsindiye igitego Amavubi induru zikavuga ngira ngo uramuzi ngira ngo ni umukinnyi wa APR ariko ubu ngubu batijwe muri Rayon rero abakinnyi yanjye kubatiza Sugira umukinnyi wa APR atijwe muri Rayon APR yamutije ni ukuvuga ngo rero nanjye abakinnyi banjye kubona batiza ahandi ntabwo byanga amajyamo na platform zabo zizamuke. Neza cyane, ubwo birumvikana ko batiza n'akantu kaba kagira kwinjira muri kampani muri rusange. Yakinjira ku bakinnyi ku giti cye ngira nta nyuma bifitemo. Okay, aho ni sawa cyane. Anyway, hanyuma wenda tugenda tugana ku musozo, hari igitekerezo cyo kuba wenda filime yabamenye dushobora kuba twazabonamo abandi ba artists wenda batari abanyarwanda? Ndimo ndabitekereza. Yego cyane cyane ndimo ndakora made in Rwanda ko nashaka guteza imbere abanyarwanda, abanyamahanga bazabaza. Ariko abantu bashobora kuzamo vuba abo twegeranye bashobora kuba Ikinyarwanda ukacyumva ngo ni nk'abarundi. Abarundi bashobora kuzamo ndetse n'abakongomani bano hafi za Goma cyangwa se abanyamurenge bari hariya nabo bavuga Ikinyarwanda ukacyumva. Urumva abo bantu bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nibwo nzakoresha cyane gushyamo nk'umuntu uvuga Ikigande batari buze kucyumva. Hanyuma hari umuntu umpaye akamesaje kano kanya, ni umukunzi wawe ati twishimiye Bamenya muri rusange, hanyuma se ngo kwinjira muri Bamenya bisaba iki? Ni umuvandimwe witwa Claude. Ni casting ariko ubu ngubu mesaje imera kuva kutera COVID. Okay. Neza cyane. Hanyuma kandi kabazo k'amatsiko kasa nkaho ariko kanyuma wenda ese Bamenya azi nka Bamenya muri rusange yabifite wenda management cyangwa se abaterankunga bayi supportinga mu buryo bwa financial? Ifite abasupporter supportinga ariko akenshi bafasha n'abandi bakatera ku giti cyabo. Niyo mpamvu ubonye abangera aho bari runaka nanjye mfite ikindi kigo ndiho gikomeye kugeza ubu ngubu ngiye kuba brand ambassador w'ibigo bitatu bikomeye mu gihugu. Ibyo ngibyo niyo management ntizava kuri bombi, ubu ni hagati yanjye na company, hagati y'abakinnyi na company zibashaka, aho kugeza ubu ngubu bamenye icyo bita financial irakontororwa kanihembera abantu bayikontorora. Ntabwo kugeza ubu ntabwo duhemba n'aba manager bacu badushakira ibiraka, ahubwo twe duhemba aba manager bacu. Tumeze nk'aba Diamond baragira siko Diamond yemba manager nanjye memba manager wanjye ko ninjye umuremye gusa. Nuwangu ni we boss ukana managinga nako ko kanahemba nabo bandi. Nanjye nitege ko wenda umunsi umwe nzagira gutya nkabona agafanta karaje se. Bana kabisa utakamwera kuri filime ushobora kuzakamera mu bukwe bwanjye. Neza cyane. Anyway, hanyuma sinzi niba hari message ya nyuma wagiza kuba duteze amatwi muri kano kanya Abanyehuye, dore ko benshi bari banagufite n'amatsiko, sinzi ko ari icyo wabagezaho ndetse tukagushimira. Abanyehuye ko n'abanyarwanda muri rusange mukomeze murinde COVID-19 n'ahantu yagiye abantu benshi bavuga ko coronavirus idahari, irahari nuko itarakugeraho ariko ikugezeho nibwo wamenya ko ihari, ariko twifuriza ko bitana kugeraho. Ubwo bakomeze birinde coronavirus, bambara agapfukamunwa, bahana intera, bakaraba intoki ndetse birinde no gusurana bya hato na hato. Ikindi ababwira bakomeze birira amashu, birire inyanya, ibintu bituma batarwara amaso, dukeneye amaso kugira ngo baturebe. Ikindi nabashishikariza kugira urukundo ndetse wenda n'abari hafi barihuye b'abanyeshuri mu kwiga neza, n'abandi bagiye kuza muri minsi bagiye gutangira bazabakire neza kandi bose barushaho kwirinda COVID. Tuzagira umwana ugira ukuntu kwa mariga masters cyangwa se muri license
ugasanga lisansi ye irangiye covid yitwaye kabisa akugira agahombera ababyeyi batari bubite ahubwo ari covid biza ubwo rero dushyiremo gahunda za leta mu ngiro kandi tuyirusheho kugira ngo twirinde ko kwivuza neza cyane asante sana tugushimire cyane kuri iyi time murakoze cyane namwe kandi Imana ikomeze umugisha man bless him